Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Dushimye Imana cyane nyiribihe yongeye kuturemera icyumweru gishyashya, kabiduhaye gutangira iki cyumweru. Uyu munsi mwiza wo kuwa mbere duhaye utangira iki cyumweru, yawuremye ku bwacu kugira ngo tuwunezererwemo. Fatikanya nanjye gushima Imana ikitubeshejeho, idutije iyi mpano nziza y'ubuzima, tukaba tukibasha kuyikorera ngo twongere amakamba, tukaba tukibasha gutunganya ibyari bisigaye bidatunganye kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ubane nanjye muri iki kiganiro. Turimo turaganira muri kino cyumweru ijambo ryo kwizera. Turi kwifashisha amagambo yanditse mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho ni 10, umurongo waho ni wa 38. Haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 37 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Haleluya. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Mu gihe dutegereje uwo ngo utazatinda, abana b'Imana abizera Kristo dukwiye gukora iki? Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 38 ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, ariko naramuka asubiye inyuma umutima w'Uwiteka ntabwo uzamwishimira. Imana idufashe. Kongereho amagambo yanditse mu bice 11 by'icyo gitabo, dusoma umurongo waho wa 6. Aravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayikunda. Imana ishimwe. N'aya magambo turimo tuganira, turimo tuvugaho muri iki cyumweru, n'aya tuzavugaho nkanjye utangiye iki cyumweru. Ndabashimira cyane. Imana ibaha umugisha abatwumva, Imana ibaha umugisha abadusengera, Imana ibaha umugisha abadutera inkunga, batera ikiganiro cya Saveur Divine inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta gikorwa na kimwe dukora kijya kigwa hasi cyangwa kizapfa ubusa. Biri vuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze cyangwa ngo yibagirwe urukundo twerekanye ko dukunda abera. Abadushyigikira rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abadusengera, Imana ibahe umugisha. Abadukurikira, abakunda ibiganiro byacu, abumva izi audio dutanga, Imana ibaha umugisha. Kandi bene data dufatikanije uyu murimo, Imana y'imbabazi bakomereza amaboko, dukomeze dukora umurimo w'Imana tutanyeganyega. Nyiri bisarurwa naza azaduhemba. Yego, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima w'Uwiteka ntabwo uzamwishimira. Imana idufashe bakundwa bene data. Turi mu rugendo rurerure twatangiye kuva tukizera Kristo, ntabwo tuzi igihe ruzarangirira,
icyo tuzi neza ni uko abizeye Kristo tukaba turimo neza, dufite amahoro kandi turahiriwe, kuko Kristo Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Umwizera ntazacirwaho iteka, umwizera ntabwo azakorwa n'isoni. Kwizera, ijambo ryo kwizera bakundwa bene data. Wanditse iki gitabo cy'Abaheburayo yanditse umurongo wa mbere w'ibice 11, aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Umurongo wa kabiri w'icyo gice uravuga ngo icyatumye abakera bahanywa neza cyangwa bemerwa nuko bari bafite kwizera, nuko bari bagufite. Imana ishimwe. Kwizera, kumenya ibyiringirwa, ibitagaragara, ibyo utareba, ariko ukamenya ko ari iby'ukuri udashidikanya ko bitazaba. Iyi Mana dukunda tutari twayibona ngo tuyiboneshe amaso yacu, ariko tukaba twizera kuriho. Iyo twitegereje ibiriho, ibyaremwe, tubona yuko hariho ukuboko kwiza, tukizera duhereye ku ijambo ry'Imana ko hari ukuboko kwiza kw'Imana kwabikoze. Tukizera tudashidikanya ko hariho Imana ibasha byose. Iyo twitegereje tukareba uko tumeze, uko turi, tumenya ko hari Imana yaturemye ikatugira uko tumeze. Dawidi niwe wigeze yandika aravuga ngo ndagushima ko naremwe mu buryo butangaje. Hariho Imana itagaragara tutareba yakoze ibyo ngibyo byose, ariko turayizera kwiriho kandi kwidahinduka. Bibiliya yatubwiye mu bice 11 nanone nahavuze cyane ku murongo wa 6, hatubwiye ngo umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Uwizera wese cyangwa uwegera Imana akwiye kwizera ko Imana ihari, akwiye kwizera ko Imana ariyo yaremye byose, ariyo ibeshaho byose, ariyo ituyobora, ariyo idufasha, ariyo idushyigikira. Muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru rurerure twatangiye, buri wese yarutangiye umunsi yizera Yesu Kristo, kandi uhereye umunsi wizeye Kristo hahise hatangira urugamba rwo kurwanywa na Satani. Satani yahise atwanga, Satani yahise aturakarira, kuko ahemba nabi. Mu bwami bwe twarahavuye tujya mu bwami bw'Imana. Iyo twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba tuvuye mu bwami bwa Satani tukinjira mu bwami bw'Imana. Twabwinjiyemo, tuburimo tukiri mu isi, twabwinjiyemo umunsi twizera Yesu. Rero mu nzira harimo ibigoye, muri uru rugendo harimo ibirushya binaniza umutima, ariko Bibiliya iratubwiye ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwizera iki? Kwizera ko Imana Data wa twese ariyo yaturemye. Twizera ko yaduhaye Yesu Kristo, muri we tukaba dufite ubugingo buhoraho. Imana yadusezeranije ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, dukwiye kubyizera. Bibiliya ivuga ngo twasezeranijwe nitabasha kubeshya. Haleluya. Ibyo yasezeranije, ibyo twasomye mu ijambo ry'Imana, tubirindishe kwizera. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera, ntacogozwe n'ibyo abona, ntacogozwe n'ibyo ari gucamo. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mu birushya umutima, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mu binaniza umubiri, mu binaniza mu rugendo, mu ntambara ucamo, uzabeshwaho no kwizera ko Imana ishobora byose. Uzabeshwaho no kwizera ko Imana igukunda. Yaratubwiye ngo mbese mu ijambo ryayo, ni Yesaya wabyanditse, ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarira uwo yibyariye? Bibiliya ikomeza itubwira ngo birashoboka, kuko ari abantu umugore yakwibagirwa umwana, byamubaho akamwibagirwa. Bibiliya avuga ngo naho byaba bityo bigashoboka, Imana yo ngo ntabwo izatwibagirwa. Imana yacu dukwiye kuyizera ku manywa na nijoro, ntabwo izatureka. Nubwo wahura n'ibikomeye, nubwo wahura n'ibirushya, ukomeze wizere. Icyatumye abakera bemerwa, intwari zo kwizera tujya tuvuga, nuko bari bagufite. Wacu wakoze audio y'Igifaransa yavuze ngo hari ukwizera kwa Aburahamu. Aburahamu yizeye Imana, bimuhanirizwa no gukiranuka.
nubwo amaso yacu hari ibyo atabona, twizera ko Imana yacu ihari kandi izabikora, izabigenza neza. Haleluya. Munkundire nsoma amagambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, ibice byaho ni 5, umurongo waho ni 7. Haravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nshuti mukundwa mwene data, muri uru rugendo turimo, ibyo tureba n'ibidutera ubwoba, ibyo tureba n'ibiduca intege, ariko ntabwo tuyoborwa n'ibyo turebesha amaso uko bidutera ubwoba, biduhindusha umushyitsi, tukabona impuha z'intambara hirya no hino, bimenyetso Kristo yavuze tukabona bigenda bisohora, bikaduhagarika umutima. Ntabwo dukwiye kuyoborwa n'ibyo ngibyo turebesha amaso, cyangwa rimwe na rimwe ibyo twumvisha amatwi by'impuhwa. Ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo mu rugendo rwacu tuyoborwe n'ibyo twizera. Ijambo ry'Imana ryavuze gute muri uru rugendo? Ryaravuze ngo tuzarusoza amahoro kuko Kristo ari we mutwari warwo. Tuyoborwa n'ibyo twizera, n'ibyo twasomye mu ijambo ry'Imana, iby'Imana yavuze twasezeranye nitabasha kubeshya. Mukundwa mwene data unyumva, ntucogozwe n'ibyo uri gucamo, ntucogozwe n'ibyo uri kureba, ntucogozwe n'ibyo wumva biteye ubwoba. Ahubwo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Bibiliya yatubwiye ngo nasubira inyuma mutima w'Uwiteka ntuzamwishime. Reka dukomeze twizere, kuko utizera adashobora kunezeza Imana. Reka dukomeze twizere, tuyihanga amaso, twacezeranijwe nitabasha kubeshya. Iby'Imana yavuze no kubikora izabikora. Imana y'amahoro nibaha umugisha, dukomeze twizere kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.